Muraho neza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu abantu benshi barimo bibaza. Ese koko igiciro cya Bitcoin cyaba kiri kumanuka bitewe n'intambara ya Iran? Ese bull run yaba yararangiye cyangwa haracyari icyizere yuko hari crypto coin zishobora gukuba 10x muri uyu mwaka w'2026? Reka tubisobanure mu buryo bwiza kandi bushingiye ku makuru nyayo, nagale rumors zo kuri YouTube. Ese igiciro cya Bitcoin cyaba kiri kumanuka bitewe n'intambara ya Iran? Ibyo nibyo, ariko ntabwo iyo ariyo mpamvu yonyine. Iyo habayeho tension cyangwa se umwuka mubi hagati y'ibihugu bibiri bikomeye, abashoramari bagira ubwoba, bigatuma amafaranga avanwa muri asset zifite high risk nka crypto akajyanwa muri asset zifite umutekano cyangwa asset zitekanye nka zahabu cyangwa se idolari. Ariko hari ikintu kimwe abantu benshi batazi. Intambara yabaye tiriga gusa ntabwo ariyo mpamvu nyamukuru. Kuba cryptocurrency cyangwa se kuba isoko rya cryptocurrency riri muri iyi bear market ntabwo byatewe nyamukuru n'intambara ya Iran gusa, iriya yabaye trigger. Niyo mpamvu tugiye kureba impamvu eshanu nyamukuru zatumye Bitcoin cyangwa se cryptocurrency iri kuri uru rwego turi kuyibonaho, ndetse nyuma turaza kureba ni gute tugomba gufata position, ni iyihe nama twakigira nk'abantu dushaka guhagarara neza mu isoko rya cryptocurrency. Nguhaye ikaze, niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda kuri subscribe, iyi video uyihe like, ubundi reka dutangire tubanze turebe ibintu bitanu by'ingenzi byatumye isoko rya cryptocurrency riri muri iyi crash. Impamvu eshanu zatumye igiciro cya Bitcoin kigabanuka cyangwa se impamvu eshanu zatumye isoko rya cryptocurrency ryose rigwa hasi. Iya mbere twayita global market fear, risk of mood. Ubundi Bitcoin ikora nk'amasoko ya tech. Rero iyo isi ihuye n'ikibazo, ibiciro bya peteroli birazamuka, inflation iriyongera, aba investors bagabanya risk. Ariho hahandi twabonye ko aba investors cyangwa abashoramari bavana amafaranga yabo muri asset zifite risk nka crypto bakayashyira muri asset zitekanye nka zahabu ndetse n'idolari. Ibyo rero biri mu bintu byatumye crypto igabanuka, isoko rya cryptocurrency rijya hasi, kubera ko ikintu cya mbere buriya gikorwa iyo abashoramari bari kugabanya risk, asset bavanamwe amafaranga ya mbere ni crypto. Crypto niyo asset igurishwa mbere iyo abashoramari bari kubona hagiye kubaho risk yatuma asset zidatekanye zishobora guhomba. Impamvu ya kabiri muri za mpamvu eshanu twayita liquidation nyinshi cyane. Abantu benshi bakoresha leverage trading. Iyo price igabanutseho gato, systeme zihita zigurisha position zabo ku gahato. Iyo habayeho liquidation buriya bituma position zifite amadolari n'amadolari zifungwa, price igahita imanuka mu gihe cya vuba cyane. Hanyuma impamvu ya gatatu mu mpamvu eshanu ziri gutuma Bitcoin imanuka ni profit taking. Bitcoin imaze nk'icyumweru iri hagati y'ibihumbi 65 ndetse n'ibihumbi 70 by'idolari. Abashoramari bakomeye bagurishiriza hejuru ndetse bagategereza kugurira hasi. Ibi ni ibintu bisanzwe mu isoko iryo ari ryo ryose. Impamvu ya kane mu mpamvu eshanu ziri gutuma igiciro cya Bitcoin kimanuka ni ETF money flow, ndetse iyi ni impamvu ikomeye cyane. Mbere gato habayeho amafaranga yasohokaga muri ETF, ariko ubu ngubu amafaranga mashya menshi yatangiye kongera kwinjira muri Bitcoin ETF. Ibi bivuze ko institutions cyangwa se ibigo bikomeye biracyari mu isoko, ndetse kuba abashoramari bakomeye batarava mu isoko, iyi ngiyi ni psychology nziza mu gihe kiri imbere. Impamvu ya gatanu ituma igiciro cya Bitcoin kirimo kugabanuka ni psychology y'isoko,
fear cycle. Amateka agaragaza ko igihe habayeho intambara crypto ibanza ikamanuka, hanyuma nyuma ikazahita izamuka ku buryo bukomeye cyane, bitewe nuko isoko ribanza gukora reaction mbere y'amarangamutima yo gutekereza neza. Ese koko haba hari ETF nyinshi zigiye kuza muri uku kwezi kwa gatatu? Nibyo, muri uku kwezi kwa gatatu ku itariki 27 muri uyu mwaka w'2026, SEC ifite deadline yo gufata imyanzuro ku ma ETF menshi cyane ya crypto, harimo nka Solana ETF, harimo nka XRP ETF ndetse n'izindi ETF z'ama altcoin. Ibi ngibi bishobora kuzana amafaranga menshi y'abashoramari cyangwa se amafaranga menshi y'ama institutions mu isoko rya cryptocurrency. Ndetse nitwakirengagiza yuko iyo institutions zinjiye mu isoko liquidity iriyongera, bityo price zikazamuka. Ese bullrun yaba yarapfuye? Oya, ahubwo reka turebe ibishoboka. Mu byumweru bibiri biri imbere hazabaho volatility nyinshi, hazabaho fear news, ndetse price ishobora kuzagenda izamuka cyangwa se imanuka. Naho tugiye kureba ibintu bishobora kuzatuma crypto izamuka, icyambere ni ETF approvals, kuba ETF zishobora kuzemezwa, amafaranga mashya kuba yakinjira mu isoko, policies za banki nkuru zishobora kugira ibintu zihindura, cyangwa se kuba habaho printing of paper money igihe tension cyangwa se wa mwuka mubi w'intambara hagati y'ibihugu bikomeye ushobora kuba wiyongereye. Ariko nanone amateka agaragaza ko intambara zishobora gutuma Bitcoin izamuka nyuma ho gatoya. None ni gute wafata good position ukamakinga sure ko muri bullrun uzaba uhagaze neza? Icyambere ugomba kwirinda panic selling. Dips zituruka ku bwoba akenshi zibari amahirwe, naho umuntu uri smart agura igihe abandi bafite ubwoba. Ndetse kandi ukwiye kugira strategy ivuga iti aho kugira ngo utegereze lower bottom buri cyumweru, wajya ureba igihe isoko riri mu mutuku ukajya ugenda ugura aho isoko ryagiye rijya mu mutuku cyane, aho gutegereza bottom lower utazi igihe izabera. Ukwiye no kureba kuri ibi bintu, ni ingenzi cyane. Ukwiye kureba igihe ETF flows ziyongera, ukwiye kureba igihe Bitcoin ishobora kujya hejuru y'ibihumbi 60 ikaba yagera ku bihumbi 70. Ukwiye kureba ko trading volume yiyongera. Ariko nanone ukwiye kujya ureba uburyo altcoin season itangira. Amateka agaragaza ko Bitcoin ibanza gutuza, Ethereum igahita izamuka, naho altcoin zigahita zikora explosion, zikaba zakora 10x, 15x, 5x cyangwa se 20x. Bitcoin niyamanutse kuko crypto yapfuye, ahubwo ni reaction y'ubwoba bw'intambara. Ariko ibigo bikomeye biracyagura, ETF decision ziri hafi kuza, ndetse amateka nk'aya agaragaza ko dips nk'izi arizo zitanga amahirwe akomeye. Rero mu gihe ETF zishobora kuba zemejwe, mu gihe intambara itagutse ngo ifate indi ntera, mu gihe liquidity yiyongereye, amahirwe yo kubona Bitcoin yongera kuzamuka ni menshi. Reka turebe aka kantu kadasanzwe mu mateka ya cryptocurrency. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo habagaho icyorezo cya COVID-19, muzi uburyo Bitcoin yakarashinze ku buryo buhambaye. Ariko mu mwaka wakurikiyeho ibihumbi 2021 muzi uburyo habaye bullrun ikomeye cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo intambara ya Ukraine n'Uburusiya yari irimo itangira, muzi uburyo habayeho igihe cy'ubwoba, ariko nyuma Moscow habonetse recovery. Rero no muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 iyi psychology isa n'iya mbere ishobora gutuma habaho explosion.
rimwe na rimwe isoko ritera ubwoba mbere yo gukora move nini cyane. Ndagukunda cyane kandi subscribe, tubonane mu bindi biganiro.